Mwana urabizi, urabona ko ibintu byakaze kuri iyi si, urabona uburibwe ni danje, urabona Uwiteka gitare cy'amahanga niwe uzi isi kuturusha, watwoherejeho kugira ngo tubeho ariko byaranze. Urareba mabuje umushihagira ntago gupyeta bigikunda, ni ukuri Mana gerageza umanure manu mwami Mana, reba ibipapa byansaziyeho ngubu umpaye nk'udukweto nakwishima. Mwami Mana nyagasani gerageza umanuke ugira icyo ukora muri wowe. Biteze Byiza papa wanjye, umeze neza se? fresh kabisa. Ndakubona kabisa. None se kuri kumfatira inkweto bimeze bite? None kuki itapi utayimeshe? Ako se wasaze, si inkweto zanjye hasi. Zawe izi nkweto urazigira? Wambaye ibyo bintu ufite inkweto zimeze gutya? Akira. Ibikize? Fata amafaranga Mana. Kandi akazi kose nukabona ujya ugakora urumva neza. Ntiwari ugamije kuza gupyeta se? No gupyeta rego ushaka kuba utari buyaboneho. Ibintu ubu ngubu byarahenze. Maze wakoze kandi ntukajya uba umunebwe. Niba ubonye akazi tugafafanya mu gihe nta kindi kintu urimo gukora, sibyo? Erega nayo se ubundi wari uzi uri buyakure. Wererwa kandi komeza uwo murava, sibyo?